Bakunzi ba Caroline Sport TV, turi mu karere ka Gicumbi ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Groupe Scolaire de la Salle, aho bita kuri EPA, aho urubyiruko rwo gukina umupira w'amaguru. Nyuma y'uko rero stade ya Gicumbi iriho ivugururwa kugira ngo ishyirwemo itapi, bakinira hano kugira ngo babashe kuzamura impano zabo. Nk'uko mubireba rero ni agace kiganjemo ibigo bya segonderi hafi ngira ngo nka bine, nubwo izuba riri kutubangamira, ariko urabona ko ari agace cyane karimo amashuri menshi cyane n'urubyiruko, kandi narwo aba ari rwinshi. Hariya mureba ni kuri hafi ya katedrali ya Byumba. Hano rero turimo turareba impano zabo. Akarere ka Gicumbi ni akarere kari mu ntara y'Amajyaruguru, mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru. Kari ku butumburuke bwa metero 2000 uvuye ku nyanja, bivuze ko naho hakonja, kandi nk'uko mwabibonye akunda kwibasirwa n'inkuba. Niyo mpamvu ubona ko hari amabarere yazo azirinda. Rero turimo turareba impano z'aba bana aho bariho bakina. Kanya twari twagiye gusura ibibuga bya basketball, rero hano turimo turareba football. Aha ni uburyo rero tubasha guhuza ibikorwa nyuma y'uko stade itariho iboneka. Ibibuga bishobora kukipa urubyiruko rwo mu karere ka Gicumbi ni bingahe? Ese bahura ryari? Urabona rero ku bijyanye n'imyitorezo yabo wenda biba bikiri hasi, ko nta batoza baba bafite ibikoresho bituma umuntu abasha kwiga umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, nabyo aba ari bikeya. Caroline Sport TV rero iba ihari kugira ngo ibereke cyangwa se ibagerereyo, irebe impano ziri hirya no hino. Nta kindi rero, binyuze muri porogaramu ya RFC organization, ni ukuzamura impano no kuziteza imbere, kuzikurikirana aho ziri hose mu gihugu. So nakagaruka rero, tubane mukanda ku nzogera. Mu kanya turaba turi kumwe kuri live sport ya Caroline Sport TV, mureba ibijyanye n'impano uko zikurikiranwa n'uburyo zitezwa imbere. Ibibuga ntago bihambaye, ariko babasha kwiyadaputa. Ababikurikirana batubwira ko stade byibura irabura amezi agera muri 2 kugira ngo ibashe kuzura. Ciao rero, turi kumwe nakagaruka kuri Caroline Sport TV. Iyi ni imisozi ya Byumba, uko niko hateye. Ni agace gakunda kwera ibinyampeke, ingano, amasaka, ibigori ndetse n'ibirayi.